Turabasuhuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi ngiyi ni Nzuri, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ni nako kandi tukwibutsa cyangwa se tugusaba gukanda subscribe. Kanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero muri kubibona ku mashusho yanyu, mugiye kubona cyangwa se twabatembereye inzu nziza cyane ya etaje. Ni inzu ikiri nshyashya, ni inzu y'akataraboneka ya etaje, kandi iri ahantu heza cyane, kubera yuko iyi nzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kimironko, mu kagari ka Kibagabaga. Abenshi ntabwo bari bazi yuko Kibagabaga ubundi mu by'ukuri ari akagari kabarizwa mu murenge wa Kimironko. Ushatse rero wavuga yuko iyi nzu iri Kibagabaga, ikaba ari inzu ikiri nshyashya, nini yo guturamo, y'umuryango munini rwose, kubera yuko iyi nzu ifite ibyumba bitanu, ikagira dushe na tuwarete eshanu. Bivuze ngo buri cyumba gifitemo dushe na tuwarete. Noneho ikagira ahandi hantu ushobora gukoresha nka ofisi cyangwa se icyumba cy'amasengesho, bitewe n'ubushake bwanyu. Si ibyo gusa rero, kubera yuko iyi nzu ifite salon, salle à manger, ndetse na cuisine igezweho cyane nk'uko muri kubibona ku mashusho. Cuisine moderne ijyanye n'igihe cyane, ari nako kandi iriya cuisine moderne iba iri kumwe na stoke yayo. Ni ukuvuga ngo ni inzu ifite ibyumba bitanu, dushe na tuwarete eshanu, salon, salle à manger, cuisine ndetse na stoke. Hanyuma ikagira n'ikindi cyumba twabara ko ari icya gatandatu ushobora gukoresha nka ofisi cyangwa se amasezerano, ariko kandi ushatse wagishyiramo n'igitanda abantu bakaryama. Iyi nzu rero ikaba ikindi kandi ifite na annex. Annex ni ukuvuga icyumba cy'umukozi, igikoni cyo hanze, dushe na tuwarete byo hanze. Noneho hejuru y'iyo annex hakaba hari ikigega kinini cy'amazi gisavinga uru rugo rwose. Si ibyo gusa rero, kubera yuko iyi nzu iri no mu kibanza kinini, bituma igira jardin na parking binini bihagije, kubera yuko iyi nzu iri mu kibanza gifite metero kare iyi nzu iri mu kibanza gifite metero kare 510. Ikibanza gifite metero kare 510, ikagira nyine parking nini na jardin, ikagira clôture ya ruriba yose. Iyi nzu ikagira byinshi cyane, by'umwihariko buri cyumba cyose kigiye kirimo akabati cyangwa se garde robe, nk'uko mwagiye mubibona mu mashusho. Buri cyumba cyose kirimo garde robe kandi ijyanye n'igihe. Iyi nzu rero iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 510 muri Kibagabaga, muri Kimironko, muri Gasabo. Igiciro cyayo ntabwo ari kinini cyane, ifitemo kandi na jacuzzi, ya dushe igezweho cyane muri chambre principale, ndetse chambre principale ikaba ifite n'urwambariro cyangwa se vestiaire. Ikindi nababwiraga ni uko iyi nzu kuyifuza cyangwa se kumva yayigura, ni uko iyi nzu ishaka $230,000 z'amanyarwanda, cyangwa se $230,000 by'amadolari. Ariko kandi ayo ngayo akaba ari amafaranga yose ari negociable. Ni ukuvuga ni amafaranga aganirwaho, ni igiciro, ntabwo tuba duciye iteka. Ahubwo wowe ngwino usure inzu uyishime, nurangiza uvuga uti ngewe ndatanga aya n'aya. Kiriya giciro tuba tubaye n'igiciro cya reference. Reka rero tutabatindiye, tubabutse za nimero mwahamagara, arizo 0788483697, cyangwa se 0781230123. Si ibyo gusa, ushobora kudusanga aho dukorera none nta handi, ni mu mujyi wa Kigali rwagati, mu nyubako ya Centenary House. Dukorera muri etaje ya kabiri, uzamutse muri esanseri rwose tukata iburyo. Ni karibu cyane rero, iyi nzu ntigucike nyamuneka. Ari nako kandi tugusaba gukomeza gukanda subscribe. Kanda subscribe kugira ngo ukomeze urebe ibyiza byose Nzuri ibikugezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ari nako kandi tubabwira tuti
nyabuneka nimuze musure izi nzu, wowe ugurisha ngwino tukugurishirize mu gihe gito, nawe ugura ngwino tukurangire ahantu hadafite ibibazo ibyo ari byo byose. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Kanda subscribe wowe utarabikora, ukore share, ukanda akazogera kugira ngo ujye ukomeza kubona ibyiza byose tukugezaho muri Nzuri Business Group Limited. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.